Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Ntuzumve amabwire wanditswe na Mukarugira Juliana. Muri uyu mukino murumva ukuntu umwanditsi agira inama abakiri bato abatoza kutizera abanyina ndabizi ngo abwirwa benshi. Iriho. Ni meza. Gutera inshinge subigeze. Arangije hasigayemo. Kwari watinze kubavura se byagenze bite? Sije nanjye n'amashanyarazi yantengushye bituma bateka inshinge batinze. Dore zibonetse nonaha. Bakiri baruwa yawe mu Front Valley Posta. Reka ndebe. Uyu mukono ko ntawuzi. Ninde wanyandikiye de? Tondo rebe neza wenda basanga umuzi. Ashwe da? Ngo hari wenda n'umwana mweganye cyangwa se mwakoranye. Nsirira mu mufuka w'itaburiya ubwo ndayisaba maze gupfuka uyu mwana. Teode ngaho rero wirirwa ngiye konsa. Ego, saa 5 zageze. Ego ahubwo zirarengaho iminota 5. Yewe. Wirirwa nsuhuruza cya fiancé. Ese unicara? Aha nawe ntuze kwirwana. Fiancé sudasura abandi ntibazamugutwara. Aha barakamba kamba. Umubwire ati komera bwo nzagerageza yenda manyure mvuye ku kazi. Ngaho bawiriwe naha saa 8. Ngaho rero Teode. Reka noneho ubwo ndangije gupfuka n'umwana asome yabarwe. Ako sikashe ko nduzari yo ku Kibuye. Abasimo kantwara wanyandikira. Ingaze fungure ndebe. Kamanzi ni dasi. Ibitaro byo ku Kibuye. Ndamwibutse. Ni wa musore twahuriye mu bukwe bwa mubyara wanjye. Sarambwira iki? Reka nsome ndebe. Teodeta mwana nkunda. Ntutangazwe nuko nkwandikiye ibaruwa. Ngiyemeje nyuma y'intambara y'urudaca yambujije amahoro kuva twahurira kwa Muhiri. Ihangano tega amatwi maze wemere nkubwire cyambujije kuguheba. Teodeta wambereye isoko y'amahoro n'agahinda. Reka sikahota ibyo ntabwo bijyana. Ifoto yawe nyibitse ku mutima wanjye. Kwari nayo namuhaye se yayikuye. Iyo foto si yindi niyo nishushanyiriza ubwanjye iyo ndi jyenyine cyangwa se nishunze ngo ngiye kuryama. Ndakwibuka uhereza abageni twakubitana amaso utanze ntakuza ugaseka. Ntabwo nzibagirwa amenyo meza n'iseko nziza wahawe niyaguhanze. Amenyo meza. Pitangaye se mama ko abandi bitinyinya mpabone ibihanga yewe yarankoreye. Ndibuka abageni bagiye muhiruka twakirana urugwiro. Aho rero rugori rwera niho nakuboneye kuri igitego. Nakuroye ingendo, nkurora ikimero, nkurora ubwiza, nkurora ubwuzu. Birihese mwuka byarama. Icyakorera nyitegerezaga koko. Umaze kunyemerera ko tujyana mu gitaramo, noneho mfata imigambi yo kukubwira ko nagukunze. Cyakora nanjye numvaga nta wundi twabyinana uretse we wenyine. Gusa tugezeyo najyaga kubikubwira nkagira ikiniga. Kugeza ubwo abageni batashye ukabaherekeza ntacyo nkubwiye. Yego kuzebya n'abagabo bagira amasoni yewe. Mwana nakunze rero niba nta wundi wabyemereye ndagusaba kongera inshuti iri tuzindi. Sinshidikanya ko nanezerwa mbana nawe. Uramutse kandi hari undi ukunda ndakwifuriza kuzishimana nawe iteka ryose. Ahehe so inshinyagurira. Uguhoza ku mutima Kamanzi. Yego bega. Cyakora nagize neza sinayisoma karita sakiri hano. Kamanzi ngo yarankunze. Umuntu twahuye rimwe gusa. Ndamwibuka neza cyane. Umusore uhamye ushinguye bigikundira yo kabaho. Gusa ndamukwiye.
yego yantatse cyane ariko ibyo yavuze byose ntabyo ntuzi. Hafi nzamusubiza mubwire ko nanjye namukunze. Ese ubundi ko ndangije n'akazi reka musubize maze nshyire mu iposita ntashye. Wiriwe ma. Wiriwe mwana wa. Yego. Ko niba wahindanye kandi ufite umukozi mbese. Yewe rega namutumye mu kabane ngo angenzurire ya migozi. Uzi ukuntu bayiragira? Ubu se koko wajya uvunika utanga amafaranga yo guhingisha rubanda bakiragirira koko? Hanyuma rero umwohereje ujya mu byo gushyashyana uteka. Ese ko muganga agutegetse kuruhuka bihagije? Ariko se koko mwana wa, ubu nzajya nirirwa ndera amaboko ngo ndaruhuka? None se kuri umurwayi? Ubu se mama ko uko ngikureba hano abo bakozi ukabahemba ugira ngo umunsi uziyubakira urwawe sinzaribwa n'imbwa zizandya. Aho nzajya hose se nzaba nkorera amafaranga. Aho mugabo uzakwemerera gukoresha umushahara wawe ngo urafashanya kuzamukura hera? Nzamubona rero. Ariko wahereye no kuri Habiyaremye uriya si umwarimu? Umugore wese ntumubona si umwarimu kazi ntibazindukana? Hanyuma se bene nyina bavuze kuba bambaye inyabaganga mwana wa? Hora ceceka. Ariko ma muka Habiyaremye umusinzikazi ubona yabona n'amafaranga yo kugurira imyenda abavandimwe be? Yewe ndi bwana nagasoma. None se n'umugabo we uzabimukorera? Umutima w'umugore n'uburere bwe nibyo ngombwa, ibindi byose birizana. Umugabo wamubahira ababyeyi ukabafata neza, abavandimwe ukabamenya maze ababa bakabaca mu rugo. Amaso nguhanura bimwe ngo byigi ryahanuye inyoni, ariko ntugahangayike, humura nanjye sinzahubuka ngo nsanze nyamurya kanoze. Hakiza kubyara mfura yanjye, naho ngiri hose ubu ni wowe pe. Ni wowe rwose. Yewe jya mu gikoni urebe ko byahiye, dore ndabona na wa mukobwa yaheze sinzi uko byamugendekeye. Kaze mwiza icyo gitenge njye kureba. Dore ngiye kinga kuri iyo kanzu itanduzwa n'imbyiro. Ariko ubundi uyu mwana ko yatinze aho ntiyasanze bonesheje ra bagatererwa serera. Ma ngena dufungure burya byatunganya nanjye mbona uko nsubira ku kazi. Usanze byahiye? Ndaje reka nkarabe. Ariko kirungurira sinzi ko mbasha no kubimira. Ikirungurira rwose ndwaye hano kiransiba. Ihangane niturangiza ufata bya byunyu byawe. Ubundi ntubimenyereye. Mfaya kuza ariko simbiva imbere nkaswe none hari n'igitoki se simbiza. Ma ni iki mwana wa? Ariko mbwira se kutavuga. Mawe rero ndakumva. Inshuti ya mbere ni umubyeyi. Ndashaka kukubwira ijambo ugomba kuba umaze iminsi utegereje. Gira vuba se winyicisha amatsiko mwana wa. Umaze kwemerera umuganga wo ku Kibuye kunsaba. Kwese mwana wanjye simburi uhora hano ko nabonye asa n'utagenzwa n'ubusuza mugira ute? Simba uvuga ntacyo yigeze ambwira. Yego ndabimona ko ashaka umubano ariko ntacyo yigeze ambwira. Kandi rero nari nginze rwanga kuza. Ntabwo umukunda se? Kada ntabwo nigeze mukunda na gato. Cyakora nawe ni umusore mwiza kandi aranyubaha. Niko umusore usanga nenga ibitoki akamfasha kubitonora. Ari umusirimu wambaye ipantaro. Yasanga ntoranye imyaka agaca bugufi. Kandi rero niyo duhuriye mu nzira nta na rimwe yanyura watansuhuje. Yewe bona niyo ari ku ipikipiki aremera agahagarara akabanza akansuhuza. Ariko mama nawe rero yego n'umwana mwiza koko ariko simukunda. Nta na gakeya wumva ko urukundo waba umufitiye? Eka yewe mukunda rwose. Nyamara ukuntu ahora hano. Ubuse amashaka kumumpambiraho? Oya mwana wanjye sinamuguhambiraho, ni wowe ugomba kwirebera. N'ubuzima bwanjye rero nimureke nihitiremo.
bizananira ari ntawe ndenganya. Ubundi bwo Kamanzi rero namwemereye. wamwemereye? Kandi numubona sishidikanya ko uzasanga ari utusimba. Mwari kumwe se ku kazi? Oya, namwandikiye. Muje kumenyana mute? Abakobwa b'iki gihe nabo twahuriye mu bukwe bwa Muhire, niwe waroherekeje umusore. Yewe abo muri Rambagiriza koko. Cyakora sinkuza gukora nk'abandi mungana. Apfa kutakubeshya ngo namara kukwandarika gutaho ngaho maze uzabyara umwana utazigera amenya se. Ariko man, kuki iteka ryose utanyizera? Erega mwana wanjye si ukutakwizera, hanze aha ngaha hararuhije rwose. Ariko se ukunze ubona ndi umwasama? Imyaka ine yose tumaranye nari nararaho ntakubwiye. Oya, ntabwo ibyo urabikora mwana wanjye, kandi ntukanabigerageza, ntabwo ari byiza rwose. Wimpemukira. Iyo nza kuba umwana gito sinari gutegereza iki gihe cyose. Erega no mu mashuri barazitwara. Wigira agahinda bura bwanjye. Yewe erega baca umugani ngo nta mwana ucuka kuri nyina. Urumva? Umubyeyi wese ufite umukobwa burya yiruhutse amaze kumushyira mu rwe. Kandi rero gushimagiza umwana bimutera kwirara wa. Naho undi sinyobeye ko gahogo yose bampekenyera ngo narabyaye baramperekeza. Ma, humura sinzagutetereza mu banzi. Uwo musore kandi nawe naramwiboneye. Waramushimye? Agira ingeso nziza, agacisha make, mbese ukabona adashaka no kugira uwo ababaza. Byose rwose bibarizwa iwe. Naramushimye pe. Tubiteze amaso mwana wanjye. Ariko ma, uzi ko ntari umusore mwiza? Yewe vuga buhoro ndumva umuntu hano inyuma y'inzu batatwumva, noneho ntawabone yanyura. Mwiriwe? Yego. Niko muko, ubwo wiriwe. Kwese watinze utazi ko bagomba kuza guteka kandi ubona mama arwaye? Ntabwo ari kiwe. Basanze ari bane mbese baturagirira imigozi. Nahipiye mpavuye nta muntu wageze. Yewe noneho birashobokaga ko bazituriramo ikigoroba mbere yo kuzicyura. Ariko bagira nabi. Hari imigozi myiza rwose itagira ukwiza. Ma, nsubiye ku kazi. Ntaza gukererwa. Ngaho ugenda. Mwirirwe. Wirirweho. Yego. Ukora akazi neza. Ariko nanjye ndi umusazi. Umukobwa ahura n'umuhungu rimwe gusa agahita amwemerera kuzabana nawe. Yewe Kamanzi sindagera iwabo, ntaragera iwacu. Ubu se ndamutse mutahuyeho ingeso uzatuma mubenga, ntazamubwira ngo narikiniraga. Iyo nabyihererana simbibwire mama. Ariko se umusore niboneye ubwanjye rwose, ingeso zamuturukaho nazihanganira izaba iyihe? Ntacyo, nabimwemereye kizashaka kizabi. Icyo nzabona nzihangana. Erega nanjye sindi shyashya. Ko niba nyine mu ruhina saa 8 mu cya kabiri ndagerayo ryari? None hoteli gitirise simuva imbere. Arwahitende bavumura kagerageza ko hakiri kare rwose ntayandura ariko muri banki bagira vuba. Uriya sheke nagusigodo ejo bundi. Ese kandi ninde wanyandikiye wera? Mbaze nisome mbone gutangira akazi.
Teodeta Ingabire se yanshubije injira Haramutse kama waramutse bwana Drake waramutse neza amakuru ra ndabona ari meza ariko teshaba yuvuga rwose minani Drake iteruka birekeye baraforomo kazi bandiye bagira ngo guha icyubahiro kigukwiye tutazagira ngo ngusuzurira ko twicaranye ku ntebe ku ishuri gaho se nyereke kiri mu rwo rwandiko niba rwagushajijera kamanzi urabibona ndabibona koko akoze umutima agasekara ku munwa kugira ngo barabega urubavu umutima wanjye wasabagijwe n'ibyishimo kagira inkuru buke uribuka mu bukwe bwa Muhire ndabwibuka bwa bunini natashye igitaramo wibuke n'umwana utagira uko yasa twahahuriye akaba mubyara wa Muhire n'umuzi ubwo n'umwiza komeza se wongereho rero ko namukunze kuva nkimubona ndabizi ibyo inama rero uko nabyifatamo yeguye twamwitishije mu rwandiko nyine kubimubwira nibyo koko rwose handika impapuro 20 reka 30 ahubwo ni nkeya inkoraho rwose musaba no kuzambera umufasha mu rugo ni kugira vuba uravuga ikize ko yanshubije ahubwo yabyemeye ubwo ndabyumva gusa se hari ikindi se yongeyeho ko nkunda byahebuje ubu umutima wanjye wazereraga ubonye aho ushyika ndakubariye gira hino ndebera to ngino hano ngawe ndasoma nakoreka musomera ahubwo erega nanjye umunsi nkubona nahise ngutoranya mubona arinzi urumva nshidikanya ko nagukunze kandi n'ubu bikaba ari naho ibyo kuzabana ngira ngo nta cyatubuza kugeza ubu nta wundi nemereye ubu karabaye umuhanda kibuye gitaramugiye kuko ubona ndakubari ibyo nibyo bivugisha yego mwandikire mu munsi hanyuma se abarwayi bakaba bandi ari mu kasabo kanyagoye awari gutera urushinge ari kwigwana urutekerezo ngo ndakanyuma ariko shaka inkongi tukumbiza umutima wanjye warayigize mu gihe wasabaga Eugenia waraceceka yewe amahirwe tugira ahubwo nkubwire nuko iyo umaze kumugezi wawe bya birimo by'umuriro bicogora bijya naho ubundi ndakurahiye twajya ku gasozi tukiruka neza zima bibaho ntibishoboka yewe nukoze mase ariko ntugire ngo uzima burundu da ndabona biguteye ubwoba humura musigara mukunda na bya kivandimwe simbizi ubwo buri wese agira ibyo nibi ko twese turi kimwe aha uzabureba umunsi yaje akagira iwanjye azateta bibatera isoni ye azambara rero anafite ikimero azabya neza ahubwo nzibi ndumva ufite imigambi gaye reka nkwereke rushorera rero ahubwo rushorera uhuragura se ngaho uzitere ndebe reka nariri kukureba ubu ngubu kubera ibarwa nabonye niya hehe iyo muri ministeri y'amashuri makuru n'ubushakashatsi mu by'ubuhanga icyakora bamenyesha ubundi nawe bayandikiye da ni yawe ko ari nawe nabonye se yavuga iki yajeje rero birashoboka ko ubwo ni wenda niyawe yabikiri mu nzira biravuga iki se baho kuzajya kwiga muri Amerika uragushaka byihutirwa kuri ambasade y'abanyamerika nimwumva cyane ko byapfuye nabisabye hambere ndetse nari narabizigurutswe ni bizima rero rwose wese baruwa yanjye yiriye birashoboka ko bayinyujije ku gasanduku k'iposita kanjye bwite ntacyo bitwaye ndahera saa sita ibyo ntibigomba kugukura umutima ntabwo wagomba kujya kwiga ngo ubyiteshe bizaterwa n'igihe nzamarayo shaka kubaho neza muri iki gihe ko ari ukuba warize niba gusuzugura mu bandi bagabo ntumbwire ko imyaka 4 nayihanganira ariko munsi yayo nagenda da jya kuvura abarwayi ndabona ibyaha byakomeye ibindi tuzabivugana ubundi Adrete ndeka ubu ndasubiwe bya byishimo byanjye birarigize ubonye iyo bambabarira nkabimarana igice cy'umunsi baye murwayi nanjye ahubwo nkwiye kuvurwa abasore namwe mugire ibibazo rwose ariko rata ndakumva ariko se amahitamo yaje warongora ukarurira kwiga ko umva da nkazaba niga kurongora ni rimwe ariko kwiga ni buri gihe hari igihe abantu batiga ubwo rero bakeka ko umuntu bamuhamagaye kwiga kanga leta yahora imwirukaho ndakunda rero nzafata icyemezo nabonye iyo baruwa
yewe reka nkubwire reka tujye kureba uko abarwayi bameze ni byahubwo twiriwe muri ibi ngibi wasanga buntera muragiye igihe arangiza akazi ngaho akazi keza nanjye ngiye kureba uko ntangira nibyo mama yarukiye ku isoko ufite umushyitsi ku wa mbere ngiye gushaka icyo tuzamuzimanira yewe nturuhutse kandi ari ukiva mu muganda aya nicaye byamviramo ubunyanda uwo mushyitsi se azaba aturuka hehe erega ni Kamanzi ntabwo se ku wa mbere muzakora ubwo haraza kuruhushya naho genza banarayizamu ye uzana amavuta n'ibitunguru ibindi wa mukobwa yabiguze ese yavuyeyo yavuyeyo ariko warurira kujya ariko ndeba nijoro rimeze nabi oya nyaruka si kure ese hari amamera harira ahubwo hari agafu icyakora ni gake ntacyo bitwaye tuzasiba gutumira yewe hari n'amata bagemuye hariya sinzi ariko niba abasirimu bayakunda nawe umuntu yapfa kuyateganyaga ngaho ugenda rero maze ugire igihe ugarukira ndagiye imvura ningwa munyanone imyenda iri mu gikari turayanura turayanura ntabwo inyagirwa ese ubone mva ku izamu nzajya mu rugo mbone kujya kumutegereza oya nzajyana ibyangombwa byose nzahitire ku muhanda mbese yo ku kibuye nahize akari narayiboneye ese nzambara uwuhe mwenda ra nzambara ya kanzu y'ubururu oya ifite ikiruzi kinini nzambara se ya jipo ifite imikunjo ye oya ariko nayo mbyibushya mu nda ndibatse nzambara ya kanzu yanjye irimo amabara atukura yego iramfata ariko si cyane oroshya ningera mu rugo mese mu mutwe maze nzasokoze neza kumwe na shokoje natashye ubukwe bwa Muhire ariko ibyo ndi umurungu ubu ni iki umukobwa w'imyaka 23 yitwara nk'umwana w'imyaka 17 koko ibyishimo nanjye byasaze ibisige gusa none se ndarere gutekereza uwo nkunda ndashaka ikizamushimisha gusa ko ndagura na kadivayi ariko se ndagura kahe mama ndareba ngeze ku maduka reka maze mu isoko ariko ese kibuye iraje yawe mbega imana ngize ngiye ko Kamanzi ajemo reka ntegereze ndebe ndabona n'abagenzi batangiye kuvamo ariko se ko ndeba atari mu kuza mu bandi nyagasani we none yaba ataje nagira nte ayo ubusa ariko ndaheba ariko bose barangiye wese weda kumana nsa n'uwibeshya se yewe nibi nuko yambaye ingofero yewe Kamanzi we ngwino nkoramutsa we kamahoro amakuru muraho cyane yego namahoro se yego mbega uziko nari nakuyobewe se narabyibushye cyane ku buryo wanyoberwa reka nuko wari wambaye ingofero wari wahindutse kuri n'igikapu aho ntugiye reka da ahubwo mvuye ku izamu wariraye ubwo nariraye ko ndeba se nagatutse ku maso ubwo nagize izamu ryiza sana ngo twazajya kuri tugiye akira ariko numvise noneho uzi kubangukaye hano nari nkegera hano ku muhanda amakuru se hirya kuri ni meza Yode karame ariko nigi kutavuga ega Kamanzi ni ibiki kama mfite ubwoba ko atari gukunda jyenyine mfite ubwoba rwose ko bazakuntwara ngaho rero fuhira batabaho nta wundi urabimbwira ahubwo ugomba kuba wibeshye ndagufuhira rwose si icyaha
birashoboka nakubana kuri iyi si nyine Imana ikadushakira iyacu twembi. Yego ntacyo twenyine twakwimarira. Cyakora ukunda wese ahora kurutira abandi da. Ubwo n'amaso y'urukundo saa y'umubiri. Rega singishidikanya ko ubuntu bw'Imana bwakungeneye. N'agatsindo tuyi Fatima. Uri umukristo cyane ariko sinarimbizi. Yemera ko Imana rurema ari imwe. Ko Yezu Kristo yacunguye akampira. Akampira kandi ataracumuye. Yemera Roho Mutagatifu bahuza akabura umuri imbaraga n'ubushobozi. Wagira ngo usigiye gutora ntitwari kumwe. Ariko Kamanzi ubu tugeze rega nukumanuka hano. Ni hano se ngo turacyagomeza cyane. Mutuye heza ye. Wakugeza mu misozi y'iwacu iriya ngo maze wirebere. Erega ndahazi. Waguye nande. Amashuri 3 ya mbere se sinayize mu birambo. Urya se? Urahazi koko. Waragize mu birambo ubwo urahazi. Imisozi warayibonye? Narayibonye ni ibirunga rwose. Kama tugezeyo. Nahangaze? Nahanga. Ni hafi cyane. Mutambuke muruhuke. Murakoze. Mbe mukama. Karama. Mama ko adakoma yagannye. Wagiye kureba Margarita yavuye mu bitaro. Kama ihangane gato ndaje. Murabase. Uraho? Yego. Amashyo. Uraho? Atiyazase? Reka da. Abantu utahubona. Kikira nkishira kanyota aho mu musororo. Ndabona da. Murakoze ahubwo ngize amahirwe. Mu karere kacu ku Kibuye nta masaka haba. Burya se? Ntahera cyane. Ubu ni Kigage n'imboneka rimwe. Yego. Hano hari ibiryo rwose. Ntabwo ari cyane da. Akira nawe. Mama wangu baba yagiye kureba n'umukecuru utuye hano hirya. Araza ryari? Yaramaze iminsi ari mu bitaro. Tugize Imana ahubwo tubonye uburyo bwo kwiganira ntawe uturogoye. Ariko Nyagasani ariko Kamanzi ubwo se mama yari kuturogoye. Mpara gwene ugize nkana. Teote tari rufite urugendo rurerure. Shagiye nonaha. Mukanya ndumva za kugenda. Kuko ndarara kwa muhire nyine zinuke ngi Kigali. Ndumva ari rurerure urugendo rwawe koko. Mpamvu zijyana i Kigali rero. Nitabye muri ambasade y'Abanyamerika. Banyemereye kujya kwiga iwabo imyaka 2. Ariko abagabo muhora mwiga ntimurangiza. Usabire rwose bazanyemerera nzagenda umwaka utaha. Kuko utagenda uyu nguyu se. Umva se twajyana. Uratinya icyo nsizi no? Subiza icyo kibazo birakomeye. Ariko nkubwira ukuri. Ndatinya kuzakubura. Shyira umutima mu nda sinzi guhemuka. Abasore bari bahanze hano. None ni wowe bazi kundusha. Urajya utinya bamwe bayihindura inshuti buri munsi. Barya barinda basaza rwose ari uko bakimeze. Ngo umutima muhanano ntiwuzura igituza. Ibyo urabizi sijye wabivuze. Nuko. Muri gutode. Karo. Yego. Muraho. Yego. Amakuru meza. Kama uyu ni Karoli musaza wanjye. Murasa koko. Mwarubatse atuye hepfo hano. Karo uyu ni Kamanzi rero ni dasa akaba umuganga ku Kibuye. Ni byiza. Akira nawe kuri iki Kigage. Urakoze. Hano mpafite ibintu biryoshye. Ariko Karoli. Umukecuru se yagiye ko adakoma. Agiye gusuhuza Margarita yavuye mu bitaro. Sinari nabimenye. Ubwo nanjye ndanyirayo mu kanya. Wa mwana ejo wari wagiye mu Rugarama yarayagarutse. Harya sinabikubwiye. Harya sinabwiye ko Gatarina yabyaye. Yabyaye iki? Ngo yabyaye umukobwa. Mama we. Umwana yaje kakavura gahise. Ariko we yarabyara uko mama yatubyaye. Arabanga ibitsina kandi arakurikiza neza pe. Kama wowe ni mukuru wanjye tuvuge rega. Ni mukuru wawe? Ni imfura ya mama. Uwo yabyaye n'umwana wa 4. Arabyara kandi nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5. Ugagize abakobwa 2 n'abahungu 2. Rega niko byari bikwiye.
yakora byo da abanyarwandakazi baravunika bihagije si mwese mu batererana bari bakwiye kujya baruhuka mbere yo gukurikiza umwana yewe ngende giye mfite akarimo nshaka gukora mu rugo ubwo ndagaruka guherekeza umushyitsi atashye arataha ryari se ubwo ni mu masaa 9 sibyo kama ndumva ari byo ubwo se turabasezera turabonana ubwo ngubwo ngiye gutaha yego mubasuhuze ariko hano mufite umuco mwiza Theode kubera iki kwivugira neza bigaragaza rwose ubwumvikane n'umwe mufitanye erega byabaye ngombwa ko dushyira hamwe kugira ngo tubeho ubu tureba data yitabye Imana ndi muto cyane mama turera wenyine uko twari batatu tugize amahirwe turakura biragaragara ntiyababereye umubyeyi gito oya kama baye ngusize wenyine uba ureba aya mafoto ndizera ko utagira irungu hagiye se ntabwo ari kuri nizere ko ugiye kwitegura ngo tujyane kwa Muhire aka kanyara tujyanye Yesu ubundi bagira ngo iki kuguherekeza byo ndaguherekeza ariko iki kiguteye isoni muri ibyo wagira ngo iki mubyara wanjye sinamukira yamvugiraho neza bukira urabona ngenda ugenyine kuko erega sinanze ko tujyana mama nabyemera nta kibazo ndakubariza kandi nizeye ko atamakanira ngaho ureba amafoto ndaje genda ubanguke aya mafoto ra umukobwa asusa gutya n'uwe uyu muhungu zira w'igikara wambaye amadarubindi roze baranifotoranije yewe uraho cyane komera amakuru ura meza komera cyane ni amahoro se amahoro ni amahoro sinari nguherutse harashize iminsi ngaho muhina Theode yego mbere amakuru se ni meza Theode karamba kamaze se muhuriye hehe duturukanye muhira tuje kubasura kagira inkuru kaze bivuge neza sha agira ngo mbivuge nte terekerenge mu cyacu reba ibyiza twabatanze mwindonoboza mugenzi bwire nawe nturi umwana Theode karamba imeze ibyo kamanza avuga urabyumva ra wowe iki kiyese konsurata ari hano ra konsurata waje ukaramutsa abandi gusa ari mu nzu gusa aracyatinya nagitinya hari da akagenda umubwira aza turamutse konsurata karame ngwino uramutse abashyitsi gusa aracyari mu nzu aracyatinya ngo aracyatinya da ahari burya shaho nuko byanga naho ndi umuco nyarwanda ntukuriye kuzimagizwa n'uturutse mu mahanga uravuga ukuri da shahoze kera kubona umugeni ari igitego amuhunga ngo yigaragaze abo nibo bari bakwiriye kwitwa umutima w'urugo uwo rero ntubimukoze ahangwa no kugera iwawe gusa akiyambura agaherekeza abashyitsi ahasigaye akabyuka afata amategeko ariko konsurate nawe arakabije naje da turakuvugira aho ngo watinye konsora uraho muraho cyane amakuru yanyu se turaho nikoze konsura nta kagongo tuzimanira abashyitsi ra karahari wagize neza muze ndimo kwanika amasaka iyo atari twishe cyangwa akazuba katancika ariko none ndabona mwejeje amasaka menshi meze neza da abashyitsi bakira murakoze araza ariko nta zuba ryo kwiyumisha hanyuma se ndi makuru yo kukibuyera ku kibezi ku kibuye turaho ntabwo imvura nyinshi ariko amahano ari mubi cyane koza muri bisi ni ukugorwa ubwo rero ndizera ko porogaramu zo mu mpeshyi nta wundi wabura bakwe da ariko shaho wishinyagura imaze ikibazo kiri hehe mfara warangije kubaka urazitirwa n'iki kindi hambere hanatse kwiga bigezo none barabimpaye barampamagaye
genda rero tumuha abandi bitihise umwitwaze. we ntari kumuvugusha ahubwo amashuri nzayereka. umugabo mukagabaye wowe rero Tode basanga se byifashe bite? Uzamwizera umutegereze hashaka kwanga wagira ute waba maze gusaza pe ubaye nyogokuru. Mwama umwuzukuru nsusurutsa kandi aza akanamvugisha. Dawe rero giye mfite akababaro nuko ndeba ntawe unyumva. Zagenda ryari? Ntawe zitariki neza. Ariko niba uyu mwaka sinzarenza ibyumweru 2 amasomo atangira mu kwa 10. Uzabwirwa n'iki? Uzabwirwa n'iki? Ndazinuka nje Kigali nzagaruka mbizi neza. Uzanye rero umbwire rero dore ntuye ku muhanda. Umura rwose uzabimenya. Urareba byabura bitese. Tode tamuzajyana. Nifuza ko twajyana. Ntasobanura ntayo muhanura. N'ubundi nevugiraga. Abaturage bavugwa nande? Mayi, ko hano hijimye imvura ntikubye. Yewe reka njye kwanura amasaka yanjye. Munyamaze gutakuka. Nanjye ndatashye ndahita kusinda mu nzira. Uramuki? Ragiye se? Ndatashye. Reka mugeze ku irembo. Ndagira ngo njye kugama imuhira. Kama uramuke nawe. Reka nanjye ndaguherekeza ubwo. Ntabwo njyana naguherekeje. Ndakugeza imbere hariya ku irembo. Uzagaruka ryari sinejo? Ndumva nzagaruka vuba. Cyakora ningaruka nzaca ku kazi. Tode uragiye? Isaha ariko. Ubwo nzagutegereza. Ndatashye. Yewe ntawo ngwerekeza rwose. Yanurira ya mamera yawe uzabona uko duha ikigage. Uramuke. Azaba yumye mbese ugira ngo. Azuma humura da. Namenye. Yewe. Ndabona amasaha bagenda. Ngaho mureke nyaruka. Nani naje ngamugeza ni ndaho. Kama nawe subirayo winyereza. Winyereza uramuke. Reka njye kwiganira da. Ngaho. Uramuke. Uramuke. Undote. Mire. Shawiriwe kama. Mire. Komera mwana wanje. Kugarutse vuba noneho. Hashita yageze. Cyangwa ndi wakoze. Ntabwo imuzi nkora afite uruhushya. Komaze iminsi udakora noneho na amahoro. N'amahoro. Aho ndi wakoshije bakagukombora. Mwana wanyirukanye. Ahubwo nari mfite ijambo shaka kubabwira. Niba mufite akanya. Nuko ruyiga na wampaye nga mu gitondo kabyare ebyiri. Nuko mwana wanje ugiye kuvuga ijambo ry'abagabo. Tugituze muzi hatagira utwumva. Tuje. Maze rero gusaza. Nabonye ko maze iminsi 2 ntabinaho. Yego mbinga nzima. Nubundi akababaje umutima kazindura amaguru. Ntanze kubibabwira bikirima. Ucyo mugabo wa mama. Nubundi umuntu avuga ijambo azasubiramo. Nicyo cyatumye rero mbanza kujya gusiganuza ngo mbimenye imvaho. Bwira ndumva wivunikana kubyaye. Ndumva ubinyura hirya. Uguri kuniga ntagahinda. Ingwanira hari. Twamutonze urabizi. Kandi niyitahaba wataga amafaranga nibyo biriho. Nayo se turayabuze kandi. Ibyo mukekaga si byo mbabwira. Si ibyo nyine ko nabyo biriho. Kize ngo iki? Ntabwo ibyo mbabwira. Iri zamingara ko ngaho ibwira se mu muhezo nguyu koko niri. Ibyo ngibyo nzabigeraho nyuma. Ndetse bitari kera nyine nzabavuye kwiga. Washaga kwigira iki se kandi? Wakomeza ukavura ndi bigutunze. Utagiye gusazira mu mashuri. Erega n'ubundi n'ibyuvuzi ahubwo nzasobanukirwa kurushaho. Bego mwana ngarabe ikigo gimbego mwana ngarabe ikigorye. Ubuze imvura tibihe kukoko. Sha. Mukuru wawe namubuze murora. Mushiki wawe asanga umurozi. Aho rameneswa. Imanza ndizisiba. None nawe nuko ngenje. Njafana gahinda ngakonye kuyajanye umunsi apfuye umwaka warangijemo. Dagusezeraho nguri burayi. Sha. Banzu mpambu ubona ugenda. Weho gura mu byesi ngamije kugutera ishafu. Kandi rero nzagaruka vuba nzasanga rwose mwana asabiye ndushinge. Uzamara imyaka ingahe? Imyaka 2 gusa. Imyaka 2 gusa? 2 yonyine rwose. Dore nzagenda kuwa 5 w'igitaha. Chore. Ese nejo bundi? Nagiraga ngo uzagenda umwaka utaha. Oya. Nkuko rero nigeze kubibabwira. Mfite umukobwa nshaka gusa. Imirimo 2 yananimbye isi. Banze sohoze umwe. Banze sohoze umwe tubushime. Banze urongore bigira inzira. Nyamara byose birashoboka. Dore giye uko mbyumva. Muzasabira mukwe. Nzazindongura. Uwo mukobwa se iwaboniye? Niwe gitaramiga ahubwo. Ndahabona.
ariko abo mwagororokegwa uvuye ino yiriya hose wabuze umukobwa hano igitesi bitihise bwakira cyangwa se muri mabanza uzakura he habikoreze bazazana inzoga mu mayaga ubu kwikora ntibikiri ikibazo imodoka zaraje zirahanyaruka da wose urabona ntunze zingahe sinabaye jyenyine narabanye uyifite ari inshuti yanjye zantiza aha ngaho ibyo ni ibyawe uwo mukobwa se yakora ikira nawe aravura kuri gitarama mu cya kabiri barabe waritonze mwana wanje aya naritonze utarahubutse dore ko ndamurangwa ikibaho arabatuje yubaha buri wese arabara umunyarwandakazi w'umwimerere bivunika rwose muri iki gihe kubatandukanye n'abanyamahanga biragoye barahindutse da baratukura barambaye baba bagabo inzara ni ibikohwa imisatsi yabaye amuye erega musazi bihe birahinduka singa kera none ziragira ngo bazajya bambara nk'abakera bihe birahinduka ariko se u Rwanda ruzahindura izina abazungu bazana ari umwana narababonye bari beza bakambara mu kizungu bagasokoza mu kizungu bakabegwa muri cyo abana bacu babarabutswe bati twatsitswe ndi turi beza babiganye babura byose babura ryabara ry'ubwiza babura niryo birukiraga ibara ry'ubwiza se ribiri ashobora wimbaza ibyo wabonye wabyurukiye no mu gihugu ubwiza amahirwe uje i Burayi hari umwiza wa Rusabina ko wababonye kugira ngo urebe umuntu ubwiza umugereranya nabo basa ukamureba mu bo bahuje ubwoko bahuje ibara ndetse bahuje n'umuco kasi tubyivugiye iba ari umuyumu ntahora ikiba ryarigiza reka rizimire amaribori yo ntuyazi yagaragara te kwigaju kera twebwe turambagiza wabungiraga umuyumbo inzobe y'igihaha yari ikinego naho abubu bo baranitwikara ishusho y'inyuma se nibwo bupfayongo umwangavu nguwo wararikiye kwitangira urugo rwe yabishobora ndaguhakaniye ntazabimenya azanambira abo yabyaye kandi ashaka ko bamureba bakamureba atigaraguye atabogewe n'uruhinja atamwongeze ngo amuhaze hagira umubona amuhetse yagira ngo iki yakeka ko yabuze abakozi ngo bamurerere nawe asirimuke ibyo biterwa n'umugabo utamucyaha ariko mwana wanje erega bene waraza ati turaresha byarimba ati ndagutegeka mwese ibyo byahinduye iki nugenda nanze ngende ndiwanzaniye kuba umugaragu niba ubyanze sindi uwawe ndagufite nakwitunga ngabaho neza amafaranga mbembwa arahagije ibyo ni ugushaka mwana wanje rero si uko ateye ni umwari rwose natoranije rwose rahira uruhu rwe ni isugi nk'uko umbwiye akora kandi ataha iwabo aritonda abana na nyina umubyara w'umupfakazi ugeze iwabo nyine umuntu wese ugeze iwabo aba yisanga nabonye atuje atazi isakwe nuko nzaba ndeba mva ko mwubaka mugakomeza kandi nawe ubonera gushima mwana wanje nushaka nguko uriye ushima iki se kandi erega abana ngawe mbona bakeya umusore utararikira amaraha numva umenya umubyeyi akamenya ko yamubyaye akamuha amazi akamuha umubyizi ruva ngo uwo abarutwa nande umwana ngo base nkaba ntahinga aho ntuca imigani nkaba ntabyumva abakozi uhemba bari inshungu ni ngaho bwawe wayavomye cyangwa se wahahinze hari benshi wagira ngo ntibabyawe reka rero abari ku mirimo bose nakubwiye amafaranga bakirira bakaboneka baje kwaka ingwano mbona benshi babubakira amazura iyo nzu uvuga ni yayindi bari umurato yayindi y'umurato bayo bakabibwira kuze batazabona umusirimu akabura aho amuraza wenda se ko yamuraza kwihene zitaha akagenda mwara cyangwa se akagenda museka akagenda mutaramana reka njye kudodesha ipantaro hariya ku magazini ejo nzajya gusezera kuba inyange nibyo genda tuzanoza umugambi ikindi gihe mwe mwiriwe ngaho wirigwe wirigwe mwana wanze utaha amahoro ndabanguka ndaza hakiri kare ubu
ndakwita we itegure twagutekiwe twese uko tuzi uraho Pauli niko urokama komera cyane uraho namahoro se amakuru meza romina muraho Pauli nawe yego amakuru niko muhi komera bose nawe madamaze bravo nikora komera bite byawe ni byiza cyane irangwa no wasigaye koko Pauli bite ni byiza uratanga iki sera uratanga iki mwicara ahubwo ni wicarira nimufate udutebe mwicara kugira ngo ya muhanda rero natwumvishije ariko nzi ko mwaje mwese ibitaro mwabisigende twahagurutse akazi karangiye kandi turasubirayo nta kibazo gihari Pauli ni rero ndakwitaba abavandimwe bose baje kumperekeza bose ubu turakorana yego urabizi nawe wakoze ku Kibuye ndabizi ta umuntu umwe gusa niwe numvise utasi izina utigeze uvuga izina naye ntegereje ko urimbwira yitwa Ingabire Theodeta ni umuforomokazi Gitarama ibindi se mbyibwire murabaza menye nko kureba umunwa koko uko bitekereza niko biteye reka mbarebere ubuki ntumureba hora ntabwo ndebera agiye umugenzi kugira ngo murande azabusangayo ndakadakuye nanzi kizira y'u Rwanda kuranza agiye umugenzi abantu muri mpamba kumve ntabwo ari akanyuma da n'ubundi uzagaruka kararyoshye wagira ngo inzuki ziro ntizimeze nk'iziwacu ni mu gutumira zimeze nk'izo ku Kibuye mpabona njye ntabwo nigeze ndebaho burya umuntu yabika ubuki ngo ntarebeho areko Pauli ndabona karegeya ntigeze ndebaho yego niko se Kamanzi Karami ajya ngo indege irahaguruka ryarira irahaguruka mu masaha 3:30 saa 3:30 ubwo urajya ku kibuga nko mu masaha 2:30 turacyafite n'isaha yo kuganira ndabona nta kibazo yakanya karahita niko se sha ubwo uzacumbika ngo nzakwandikire yewe yasimpazi ariko zawe ishuri nzigamo nyine riherereye hari icyo nashaka kuzangurira ubwo uzabanza wandike tugusubize simbizi nimbona kandi ngo nzahita mnandika je nimbona utize kutwandikira gusa uwanza bibaza ndamuzi amashyengo yawe Pauli ndasaba ijambo ndiri guhaye ucike twumvira icyo Kamanzi atubwira abavandimwe inshuti ndabashimiye cyane kandi ndishimye mbashimiye ishyaka muhorana n'ubutwari bubaranga rwose nibyo mbashimiye kandi gushyira hamwe no gufatanya hanyuma rero ibyo ngibyo muzi ko ari byo bishyigikiye umubano komeza ko kandi ndababaye namwe mumbabarire mabarire giye bavuyemo mbavunye nubwo mwemeye kumvunikira ndagenda basize ariko simbasize habi kandi sinsize ubusa nibyo rwose ugira amahirwe asiga inshuti nk'amwe hanyuma rero icyo mbabwira dore igisabo njishi Rwanda ni iki ngiki Theodeta nawe mukazakimenyera neza nzi neza ko muri mwe ntawe uzagitera ibuye murabizi ukuntu igisabo kibumbatirwa gikundwa kandi cyubaho iyo ngero nihangwa amahoro nzamenyesha amakuru yanjye nihangwa nabi kandi nabyo muzabimenya urumva ijambo ryanjye rikaba ari iryo kandi murakoze Waya ubwo nasabina ahubwo buri afite abagenzi benshi uri buteshukaho gatoya arasigara azabagenda cyakora byaba byiza ari usigaye ndabishya Tode yego turashaka ko abagumye no ariko si byiza ko indege yamusiga yewe mureke guterana amagambo ndabona igihe kigiye rwose kiturangira nibyo tuzabo kiburihera mureke tugende nibyo ariko ndizira ko imodoka yanyu ari mu mwanya ntango urimo da urimo ntangorane rwose umwanya muraboneka twaza ikombi nibyo hanva ko tutagusiganye
nimureke tugende. Nibyo tuguherekeze indege itavaho imusiga rwose. hari ibintu biri mu ikombi ntacyo nibagiwe buriya. ntacyo nibagiwe ndakeka bagiye bazakimwohereza kandi wa mugani wumva hagiye hategerwa. kuko ndeba naniwe bari bagiye ku Kibuye baragira bameze batera kandi baraguma no kunyira Gahogo ariko uri mugobwa n'igitego ni mwiza pe shaka manza amahirwe aramusakiye ntajya narakapfa n'umuheto ariko undi ko agiye amenye ibyo yagiye uri mwana w'Amerika ko namukunze ngize imana ko yakwisubiraho kamanza kazasanga naramutwaye zamugeraho nte rero zamugeraho nte ariko ndumva bitarushye ngiye guhamagaza inama nomero umwe muri buri vuriro nawe mutumiri nagera ino mwereka kumwitayeho kurusha abandi muhamagarazi wanjye maze mubwira ko namukunze jesi namara kumenya byo kandi ntabwo yabishobora mfite inzu nziza kandi hano mu Kiyovu amazi n'amashanyarazi n'urufaya imodoka nziza niyo ndayifite yewe n'ubu byose ari ibya leta ariko ntacyo bitwaye na Kamanzi ntabyo afite uko si yo ufite gutsinda nanyura nzahita musaba ntebutse umurongore bikiri mu maguru mashya dore ko bavuga aramutse ambenze namuhindanya agahindura ibara namutoteza ye nkamutokoza ndetse nkumutoba akazapfa atazi gushyingirwa icyo ari cyo ntabwo abitinyuka azapime gusa azarebe oya reka nizere ko azankunda ndabizi abakobwa barambagiza ifaranga imodoka inzu nziza ibyo kuko nzabimwereka azambenge yewe ubu namatwaye amatwaye rwose n'ibitinze ndetse reka nisinzirire ejo n'akazi icyampa nkarota Teodeta ariko muhire ko yari yamenye uwanyandikiye kuki nanone ntahise nyisoma kiyima ariko byari gutuma nyisomana ubwitonzi ntibibe byiza nk'ubu ndiherereye reka nyisome cyane maze amagambo nahindukira nkiyumva bitume nibwira ko nyumvana na Kamanzi. Washington ku itariki ya 25 z'ukwa 10/87. Teodeta mutima wanjye rambura amaboko mpita nkuramutsa kuko ngukumbuye byo kumpitana naya namvuyeho kabaho shyuwa mahoro yanjye hobe ariko kutaba kanyoni n'ishyano nubwo naje mu gihugu ntazi nta kintu amatsiko na kimwe kuko kuva nagera ino nturampa mwanya na mutoya rwose ndagutekereza ngashavura nakwibukaho nagusize n'inyanja idutandukanya umutima ugashoka amarira ngahogora nanjye nuko cyakora twatangiye amasomo twabanje kwihugura mu Cyongereza nyuma y'amezi 3 niho tuziga ibyatuzanye ndamukiriza umukecuru wawe na Karori uti ntibagirwa uburyo mwamwakiriye uwawe ku Kibuye nabandikiye Pauline kandi uzamumpera aderesi mbabarira ndekure nteke ibyo ndarira nasubiye ku nkono ya baba we mbese burya baritekera ubwo urumva ko uzabona umufasha mwiza naho utagukura ku mutima Kamanzi rewe ni dasi
ariko aya marira yaturutse hehe? Nanjye ariko ndi umusazi, kanihanagure nongere nyisome mbone kubwira mama ko amutashye. Ubwo Pawulo niwe nzamubwira mu cyumweru gitaha nagiye i Kigali muri ya nama, ariko n'uwantumiye nawe sinzi uko ameze da, uragutumira diregiteri akaba ari jyewe yandikira. Ego wanendese injira. Mbese Theodie Karame wahageze ra uraho? Yego komera Naam nigeze kujya hano usanga utarahagera. Uraho ariko se? Ndaho wahuye nande ko bampaye icyumba se? Ko turi benshi hano muri Jacques wahuye n'iki kibampaye? Nabaririje da nabeje hariya mwinjiriye niwe bambwiye ko nguri mu cyumba cya 19. Ndabona hano hari agatebe kamwe. Shari bwo ngende ndicara ku gitanda. Akoze. Yakoze. Karame. Se koko waje gucumbika hano? Siko byanditse mu ibere bidutumira se? Dakata. Cyananze kuri buzi wanjye. Ahubwo ni muyangu utegereje. Ko nta masezerano yarimo se? Amvaye. Abacumbikirwa hano n'abadafite ahandi barara. Yego umuntu yaba nkanga ukabuze kwagira. Ko njye mbona ntacyo hatwayera. Ambaye gusubira mu ishuri. Gutekerwa mu kigunguru. Gusangira muri uruvungi. Ahubwo nende kujyana. Ejo kamaze atazumva ko waraye ahantu nkanga kandi ndino. Yego njye ndabona ari heza. Umva buri muntu adafite icyumba cye. Niko. Karame. Urakeka se ko iwanjye hari umuzakibanamo? Yego gucumbika iwawe simbyanze. Gusa abantu babireba nabi bakaducira urubanza batanaretse ngo twiregure. Ubu ndabyumvira amakane kandi ntonyizera. Reka da ibyo simbivuze. Amagambo y'abantu ntabwo yarabwe kukubuza. Ubundi se uzayahongera hehe ubana nabo? Baramaze bakayavuga ntacyo bashingiyeho. Yewe nibanze kuzi wanjye. Imara kwa gatandatu nzaza ngufate dutembere. Za Meridien, za Mirikorine. Ndahamya ko utarazigeramo. Usibye kumenya aho ziri gusa. Nabwo kandi nuko nanyuraga ino ngiye kwiga Rwamagana. Ntabwo ndazigeramo na rimwe. Hanyuma se nzabwira umushoferi azaziryare. Ubwo nzabitekereza neza nzagusubiza. Rero nabyo byanze ngo Kamanzi yabyumva. Iririre. Busa hari ntatembera. Uzajyana nande? Ibyo ntibindeba nge ndicunga ku giti cyanjye. Ariko Theodie kugira nk'umwana. Kuko ubu ntubona ko ngukunda byabuze urugero. Cyangwa uhite muzasarira nuko bugashoze. Ntuzazirege weda uramenye. Ku buryo bwose umutima wanjye no usanga utera guzuga niyuri. Narakurose ndyamye. Narakurose mbyutse. Narakurose ndi mu biro. Nakumurota honde hose. Ariko bikomeza kumfata ku rutugu. Cyakora ungiza amahirwe ugomba kubwiye. Umutima wanjye uratururukwa byibuse. Yego sinshidikanya gukunda Kamanzi. Hanyuma ukabumbaza iki? Nanjye numva ariko mfite uburenganzira bwo kugukunda. Emera tubangikanye twembi. Aha, yego ko. Rwose ibisigaye umunzani uzabikemura. Ndabizi inshuti ya Kamanzi ndetse ndusha kumumenya uko ateye. Yarankunze arabimbwira. Ansaba kuzamubera umufasha mu rugo harira abana tuzabyarana. Naramwemerera kibivuga kuko atakinaga byo mbizi. None rero ibintu bigeze sinshaka kumugereranya n'abandi ngo mubangikanye n'abandi. Nzamukunda wenyine kandi narabyiyemeje. Nta muntu wigeze abimpatira. Ndabizi igihe cyatakaye n'ikigaruka. Ariko niyo byahinduka akampemukira umutima wanjye waba wera. Ubwo aho guhemukira uwo nkunda nahitamo kuzababara. Nkababara we ntababare rwose.
dore nkubwije ukuri guhenuye nawe ushyire mu kuri maze wibaza uri Kamanzi wumva ishavu byagutera rwose. abewe nshinyagurira fone baze ndi Kamanzi. Yamana se yavahe maye Pauli urababaye ibyo ndabireba ariko rero so kukwanga kundi rwose iyo umutanga ukabimbwira mba narakwemereye uwo munsi. ibyo nyine reka nicyurisha ava mu kiyovu njye gushengukira mu kirago. ariko ubwo mvugo yose ni yiki? yego urambenze si ibyo guhisha yanyagasani we. aha cyakaye dawe zambabarire nutaho uzanyura mu rugo nzagutegera imodoka. mfite igikapu kiremereye kugikubitana wawe nyuma nkagaruka ino byandushye. ihumure n'ubundi nivugiraga mawe ngaho urabeho. reka nguherekeze. irorerere inzira ndayizi kandi ndacyabona. uriya muhungu ariko abahungu bagira roho mbi barasebera byose bitewe n'iki kuko namubwije ukuri. reka niryamire ni akazi ke cyangwa umwana uko nkunda Kamanzi sinamuhemukire. wishimye cyane aka kabaruwa kavuye ariko muri sa nawe bose nawe ujya kwandikira aka kasa n'akafiyanse ukuntu ndebe neza yewe agomba kuba ari we koko niwe koko yewe tadata nibyo byishimo baramutse mbese baramutse umuri waramutse Diretri mwaramutse nawe Karita mwaramutse Diretri mwishimye cyane ariko data fiyanse we yamwandikiye niyo barwa ndasanze hano mu gitondo uriya amakashi menshi n'amatembure yo mu mahanga yego birashoboka abahe Theode aba muri Etazuni. ese mama nkabibona usigaye ukeye bidasanzwe. wowe yarorera amaze igihe kingana iki? amaze umwaka urenga. yagiye ariko ari umukozi yari umuganga ku Kibuye. ni Kamanzi mbese? niwe nigeze kumubona hano rimwe arandamutse ariko ntiyambwira neza ikimugenza naho ni wowe yarakurikiye ubwo n'igihe yaraje kureba. byari byose ariko nubwo mwishimye bwose bazaniye inkuru. ayiwe hari umukozi ugiye kutuvamo yimuriwe ibyumba kandi ngo akibibona ahita agenda ako kanya. yaba none yaba njyewe utwana twanjye twaziga hewe kuba abandi barangije kwandikisha. wowe ntiwakwimura ngo basige umugabo wawe burya abagore niyo mana amagira. ahubwo ninjye kandi maze iminsi mbitekereza. umukecuru wawe se akaba uwande yewe yahita yipfira noneho. ariko rwose Diretri se mwe twicisha amatsiko namutubwire. yewe wimurwa ni Theodeta bibarwa namwe misomera. Theode wakoze icyaha cy'igihanwa bene ako kageni. yewe n'ubundi ukuntu twumvikanaga ntibyari kuzatugwa amahoro. icyo nazize ndakizi ndazira ko navuze ukuri. yewe mwikwishyiramo ngo azize iki kuko turi abakozi b'igihugu gifite rero kutwohereza aho badukeneye bose. Diretri ariko muzaduhera ubusa tumuherekeze. ariko ntimwagenda mwese ngo bishoboke twazagenda babiri gusa. ntacyo kandi uzasigara tuzajyana kumusura nyuma. ntacyo bitwaye rwose. ahubwo ndakeka ko abavandimwe be bose bashatse kumuherekeza ikombe yaba ntoya. ubu se tuzamusezeraho ryari? reka nubwo bavuga ngo ahita agenda ndabona yafata nk'iminsi 5 yo kwitegura. ngo namwe muzaba mushaka uburyo tuzamusezeraho ntimugeraho kandi muzambwire. ibyo muvuga simbyumva nditekerereza ibyanjye ukuntu mama abaye inshike n'uburyo agiye gupfa ejo bundi. erega ndumva imbeho y'ibyumba ntakikubwiye. icyakora abantu baho babana neza kandi wowe aho ariho hose wahashobora. burya amatiku ugaburiye nekurura byose kandi wowe rero ntayigira. Theode karame wowe nushaka ube witahiye n'abandi ngaho nimutangira akazi. ndakora ngeze saa sita nsezere no ku barwayi. ngiye mu mirimo yanjye nimutangira akazi harakeye. mukozi aho Theode aho Pauli yego hano se urwariye? hano ayowe nandise nayoboje. amenye ute ko ndwariye ino se?
naje Butare mu gitondo sinzi rero umuntu wambwira ati inshuti ya Kamanzi yararembye atarwaye mu bitaro bya university. Nibwiye ndana ntuko waba ukeneye ko ngusura. Niba utanshaka kumbwira ngende. Urakoze kuza kundeba. Nana abantu benshi bansura usibye abaforomokazi twiganye. Bafasha ute kugira ngo bakuvane ibyumba bagucisha Kigali bakuzane Butare? Ese burya nawe wamenye ko banyemereye ibyumba. Byeze n'ibituruka muri ministeri. Akenshi ibintu nk'ibyo turabimenya. Nari maze amezi 7 ibyumba. Nari maze kuhamenyera naranabyibushye bitangaje. Ubu ngubu hashize ibyumweru 2 nifashwe. Nkagira umuriro mwinshi kandi bapima bakabura icyo ndwaye. Kubwo rero nanirwa kurya. Nanirwa kunywa. Nkagenda ngashonga numva rwose. Bamaze kubura icyo ndwaye. Atereka tumujyane Butare bafite ibikoresho bihanitse mu gushaka indwara. Nibwo ndeba ahangaha rero. Gusa kuva wahagera ntabwo indwara barayibona. Ntacyo barabona. Kandi muri jone wabo ndiseseme nuko. Usibye ko noneho nakaguru ariko gasigaye kanjye kurusha ahandi. Ihangane bakomeza gushakashaka bazashyira bagwe ku cyo urwaye. Bazakibona nanjye ntabwo njya niheba na rimwe. Teode. Ndagusereka nkomeze nimba n'umwanya nzagaruka ngaho ugarukira. Bikoze ugira urugendo rwiza. Ngaho. Ariko Teode tani mwiza n'ubwambenze bwose. Ko umaze ibyumwe birarwaye. Kaba kitahajya mu maso koko. Umukobwa mwiza koko. Nasanze uburanga burusha bose nubwo amaze iminsi arara amajoro. Akubiteho no guhekenywa. Ahubwo ntamubajije ibya Kamanzi. Hato. Amazi. Nanze ko asubiramo numva uburyo amukunda yamwimariye. Cyakora cyo ntazamuntungana nkiri kwisi. Ariko sinamugirane. Namwe muri byumba nyaka ko azambirwa kuba mu cyaro bajya nyurukarebe mu mujyi. Wagira ngo azaze wanjye. Amezi ashize ntiyaje. Ubusaza zamaze kwamenyera. Ashuje kozi wanjye byo narabihebye. Arabizi. Ngutsinda inama rwose. Iyo. Ndeka urwaye inshura amagambo. Inshura amagambo mubeshyire ko abyaye. Kuki biye bazabimenye. Ndetse n'abari sebuko bimugereho. Kamanzi mbe mwihuriye. Tahindukira ageze ino. Inshuti ze n'umusaza bazabijyamo. Umukobwa amwigarike. Njye mbonera ho mbe ndamujyanye rero. Kitwa kumwanguye naho byari byo gatabwa. Ntazanyangagize makuba. Ni inama, iyi niyo nama. Nta kindi. Yeguye injira. Ngaramutseho bwana Derek. Karege uraho. Konje sura irangije akakanya. Yarangiye ariko nduve iminsi 15 ari mikeya. Nekoye. Amakuru ya Kamanzi wandushara. Yewe Kamanzi yaranyandikiye muri no minsi. Ingaraho ngo bari mu bizamini ubu ngubu. Ngo hashigaye ukwezi kumwe bakaza. Ukwezi kumwe n'igice nako. Ariko yanshuti ye ngo yabyaye umwana arapfa. Ibyo naranze kubikubwira. Kuko numva ari ibintu nzabanza kwisesengurira jewe. Kumva se Butare yose bizi. Butare? Ngo niho yamubyariye se? Ngo niho. Niko bimeze. Umva rero ukuntu ibintu biteye amatsiko. Hari abanyuranya bati umukobwa yatwaye inda.
urumva amaze kumenya ko atwite agerageza kwikuramo ariko biramuzonga nibwo yagiye mu bitaro ubwo ntunyumvira ndakumva ndetse n'ubu ubucamanza buramukurikiranye ashobora kuva amafungo umva rero noneho ko yabyaye ushyitse agapfa ibyo ko nabyumvise rero ngo yabonye kuri basaba konje Butare ageze bamutera imiti ituma umubyeyi aramukwa yabyaye itakora cyo umwana ageze imusozi arapfa ariko se diregite ubwo umuntu yakwemera iki akareka iki cyakora namaze kubyumva cyo gusura se wa Kamanzi wasanze ari cyabiziho umusaza arabizi cyane ngaho yambwiye ukuntu yahaniye umuhungu akamusaba ko agomba kurambagiza yitonze ndakamwemera ko atahubutse niba ari ibyo umukobwa yawe yarahindutse nyuma nanjye rwose nabonaga yitonda ntabiciyeho twese uko twavugaga niko byari bimeze ntabwo ku munsi duherekeza Kamanzi ndabyibuka ashobora kuba yarahindutse aho bamwimuriye umva dukurikije ko bavuga ko yaba yarabyaye umwana ushyitse nabyo ntibishoboka wowe ubwo ntabwo ubyumva ntuzi ko hashize amezi 8 gusa agiye ibyumba kanibukira kandi rero hashize ukwezi kumwe afashwe nda rero niba yari kwigitaramo icyakora cyane ntambabaje igihe mbabajwe na Kamanzi umunsi azabyumva yamukundaga kubi ibyo nibyo niboneye ubu yagiye kuzicuza impamvu ataretse kugenda ngo abanza murongore naho ubwo abaye ibuye ryagaragaye ritica isuka ariko burya direkite ntidukwiye kujya twemera ibyo tutabonye urumva cyane cyane ibicira abandi urubanza nitwe twamuteye inda dukwiye kujya tubanza tugashakisha gihamya urakeka se ko wamubeshyira kuki se bitashoboka wamugiye ko mutwara umuhungu wawe wamuzize iki kuko uzi ubwitonzi bwe nawe aha ubwo urenze ungana utyo koko utaramenya ko inzangano mu bantu zibaho zabasabitse ibyo ubona bagenda amashyara bashengura imitima bati nakuriya ntagatunge ngo akire mu Rwanda ubwo ntabwo nyumvira aho niho rero havamo amagambo asebanya nk'ayo Mina yewe ndemeza ko Theodeta bamubeshyera kuki utemera ko bishoboka fata urugero naguhaye ko inkuru zimusebya zinyuranye yego urumva utekereze ko Theodeta ari umuforomokazi ujijutse uryo akaba asobanukiwe uburyo abana basamwa ndabyumva ntabwo byumva ndabyumva akaba azi neza uburyo yakwirinda gusama ubwo rero ugasanga kuko yakwemera ko byari udafite se bizwe hanyuma se ntuhuru wabona nzabyemera ko Theodeta binyibwiriye sinjye gukubeshya arakwizera cyane ku buryo yakumenera ibanga reka nkwereke ukuntu nzabigenza ngaho umva ukuntu mbitekereza uzampinde konje muri no minsi kugiye kwikanyiza ra abandi ntibazabibona nabi hari undi se bashaka kwifata Manzi niwe yisabye ariko ni mu cyumweru gitaha umva imisitanira mpagisha urumva nzabanza ngibyumba mbaza uburyo Theodeta yahavuye nimpindukira ngi Butare ubwo se nzabura umuganga tuziranye maze ibyo ndwara ye nusanga si bamubishyira uko nzabisanga kose nzabibwira Kamanzi ubu saramutse ageze mu Rwanda agasanga inshuti ye barayibeshye ntitabarwe ubwo urumva yatugaye bingana iki koko gusa urashidikanya ko yabimenye wenda arabizi cyangwa ntabyo azi ngaho we ejo uzagende nubundi inshuti uyibonera ahakomeye murakoze cyane kandi mwirirwe mugira akazi keza nawe nibyo ari kugenda ubanza ukore ubwo uzagira urugendo rwiza ejo murakoze bana banje mwazindutse mwakoze murakabyara koza kwakira mugenzi wanyu ndasoma yego musaza ibyo nibyo kaga ni keza da kameze neza ko mwarubukira baramwiteguye koko naramwiteguye umwana wanje ibyo nibyo ntabwo narinzi kwa zansa waraje nawe rwose maze kumuzana yaje nguwe banza usuzuma umusaza uraho kama muraho cyane ramba mwana wanje gira abana komera rwose ntabwo nabonye ko tuvugana neza hariya ku kibuga cy'indege ibintu yaherutse yaje Kamanzi kandi sinabifuje n'abandi baramutse
biriya bintu by'umunyarwanda se bamuzaza kugira ngo mumuranye ibiraha ndakurahiye uye kwande mwana wanje yarashaje buruhara rero n'abari barugigana gusa Bemina nameze neza barugigana no bana ndakuru abina ariko bana nabwo wabonye igituko bwake nicyo wabonye ese iyo bavuga n'ikinyarwanda ra kinyarwanda torere kinyarwanda kivuye nuko kama uraho rero ndaho mbonye ngeze n'amahoro imyaka ibiri se myinshi da ni mwabura ngo sizabasanga se wagize bwe nsokiritsa kwigaragura mwana wanje ndabona nyamara ukomeye musa nta mikomerere ntagende nijye wameze uruhara ndimubona warashaje ahubwo menya imbeho yo mwitumba uyu mwaka harakonje kurusha indi myaka yose imbeho se ifura umusatsi gusa se aho ko yakoze kari karafuka ewe mukabasa mwirikirayo ntabwo muyizi tekerezaho imigezi ihinduka urubura kubera gukonja mukaba mwirikirayo mushaka yiki nuko nyine abazungu batagira ubumuga sempaye ngaho napfa ntacyo wumva nkiriho mu bihe nk'ibyo amazu barayashyushya bacanamo mu bihe nk'ibyo amazu barayashyushya cyakora dufite amafaranga yo kugura bariya bano bantu birirwa bacanyemo ingwisi zatabazi kwiza ryabo kureba mutamuye inzoga se bampishiye turayinywa keretse ahubwo niba ushaka ko tuyicuranwa nimuyimare mbahindi bana banje narazigamye muyeze kubazigama nari mbakumbuye cyane rwose mushidikanya kandi ko bakumbuye batekereza ibitaro byanyu umva narakumbuye kurushaho nari mbakumbuye cyane ubwo ndumva njye na madamu utarudukumbuye ubwo ntumbeshyira ushaka kumva ibyo ntarota mvuga sana se ku cyotse wabuze mu ndege cyotse se uzi ntakiri kare njye ntuzi ko kanryohera ihangana amasaha y'akazi arangira oya nibyo koko tudapfa n'abandi yewe inzoka izasubira itinze abana banze orosanze kukararira ndabasaba ijambo muceceke umwana agire se atubwira vuga mwana wanje vuga mubyeyi namwe bavandimwe twaje gusanganira Kamanzi tumukunze n'abadukunze ariko ababizi mubona ko mu nshuti ze habuzemo ingenzi yahisemo kweza ahantu nk'aho uwo rero nta wundi ni Theodeta twese tuzi hambere aha rero yaguyeho n'ishyamba nawe Kamanzi sinshidikanya ko wababaye bikagushegesha bikanagushavuza ndakeka ashavuga ahubwo ko napfuye nkazuka kandi n'ubu nkivira mu mutima sigaho sishaka kuganya maze kubyumva nanjye nahise mbabara maze ubwo niyemeza nyine kubishakisha nyine imvaho ngo mbimenye umuzi ubwo narakuzindukiye mu gitondo ndakugendera n'ibyumba Theodeta akaba yari mu bitaro yamaze mu kwezi navuze ko nje mugendereye abari aho ngaho bose bakubita amarira hasi bati Theodeta ntawe rwari butare ntese kumurira bati umukobwa ntagira uko asa yarwariye hano turabizi ndetse dukeka ko atazatsimuka bamuhereje butare arimo serumu agezeyo inkuru dusange nuko yabyaye baramwanduje barakanyagwa ese ujya kubyara niko mbabazi ujya kubyara abanza kugira umuriro ko tuzi ko atari indwara ntaho byabaye ubundi ntaho byabaye ntamurenganije se waho wenda bamugeretseho urusyo ubwo nasabye kubonana n'uwo muvuzi mubona vuba turaganira mubwira uwo ndiwe musaba akanyereka impapuro yamuvuriyeho nawe arakunda arazima dore n'ubu nzifite aha ngaha ngizi urazifite dore ngizi irebere namwe ndareba ndeba iki ubwo naragarutse ndari Kigali nuko nzinduka nganiye Butare nagezeyo nanone shaka umuganga umuvura arakunda anyereka impapuro nawe dore nazo ngizi nimwirebere ati ngwino ujye kumureba agiye gukira ati nzamusezerera ejo bundi afate ikiruhuko cy'iminsi 15 abone gusubira ku kazi maze reka nsobanurira abatazi gusoma iby'abaganga
dusobanurire mwana wanje. yari yararwaye indwara yitwa miyozite. Indwara ziragwira. Ni indwara itinda gukira kandi babaza ku buryo mikorobe itera imunga inyama ku magufa zikabura. Niyo yari yararwaye. Yewe yarahuriye. Bigenze hese. Ngane hehe musanze. Akujya Sanze zibaho. Amaho y'ubusa we. Uzabona undi mwana wawe. Kora icyanzanye hanini. Njye ariko kubwira twiherereye kuba mubeshye. Undi ntabwo yabyaye. Reka ntabwo nagarukiye aho. Niba mubye mumbwire nkomeze. Komeza rwose. Komeza mwana wanje. Nuko maze kumenya ibyo byose nashatse kumenya umuntu wabihimbye. Yego ye. Akihanukira agatiriwe igisabo. Nasubiye gushaka uwangirijeho mbere na mbere iyo nkuru. Anyereka urwandiko yoherejwe na Pauline mwese muzi. Pauline? Nanjye narusomye ndababwa. Mbega amagambo. Wa musore wageraga. Mbega interuro. Nditemezaga ko yamwiboneye we. Pauline. Pauline izi. Aragapangwa n'imbyisi. Aboherwe hene ubwo. Nibajije ikinapfa na Todeta ndacyura. Mpitamo kuzamwibariza. Narenze ko ikiruhuko bamuhaye azakimara iwabo. Nuko ndakugendera n'igitaramo asanga arahari. Mubaze icyapfa na Pauline. Ambwira ko nta kintu gihari. Narakomeje ndamwinginga. Agiye kunsubizanirwa n'amarira. Nuko nanjye ndatuza nawe aratuza. Ageze aho niko gutobora ati Pauline burya naramubenze. Ati yashakaga kuntwara ngo ntunge ndeke Kamanzi. Ati namubwiye ko bidashoboka ko nayemukira umukunzi. Ati nibwo banyimuriye ibyumba. Maze kurwara yaransuye. Yansanze butararancenga. Aranturira biracika. Nibwo mubajije ko yaba yarumvise inkuru bamuvugaho. None harushaho gutsikimba. Ati mbabajwe na Kamanzi bizababaza. Ubwo nanjye namwijeje kubigusobanurira none dore ndabikoze. Ahasigaye kuri kubyumva wowe. Ngize ngo hari icyo nsubiza naba mbeshya. Ahubwo mwese ko muri hano rwose mbasabye imbabazi. Nahemukiye Todeta mufatanya n'indwara mufatanya n'uruvugo. Nzamuturuka hehe ngo byibuze yemere ko mureba. Mwumbuye amaso yewe. Mwumbuye inseko yewe. Ibyo byose ubu birazutse. Nari narabizitse naramuzinutswe. Narabanje mbura akabarwa ke. Hashira ukwezi mbona yinshira mugongo iturutse mu Bubiligi. Ambwira amakuru ari. Mwandikira sinamusabye kunsobanurira ahubwo namusezeragaho. Mubwira ko nashaka no kuzamubona. None ngombaye wande. Nzasubira igitaramo. We muhiru zamperekeze. Ngiye kumubwira ko nkimukunda. Avandimwe musabire ntazasanga yaranyanze. Kabaraye rwose ntabwo nzagaruka. Pauline nzamubona hiyo gacika ikiganza. Nzamukura he ngo muhise umugabo gacika amagora aho. Wamunyereka. Ahubwo akwiye gufata uburoko buriya. Ndabasaba ijambo. Turakumva mwana wanje. Murakoze. Mukanya gashize nacitswe. Mvuga ijambo mu mwanya utari waryo no mu buryo bw'amafuti. Ndagira ngo ndisubiremo rero ku mugaragaro atamutaza kugira ngo byari byinkangaza. Mwigeze kumva mbwira Kamanzi ko hari nazimwe no kumubwira ko Todeta bamubeshyira atabyaye. Nari kubikora twihereye. Ariko ubwo iki kibazo kigeze ahagaragara ntende yivugira mu ruhame. Bivuge mwana wanje ni nabyo byiza. Rero Todeta yantumye ati muvandimwe genda mbwiriye Kamanzi uti ibyo yabyirutse yanga n'ibyageretsweho. Amagerekeho urusyo. Ese yamwambaye ngo yarahemutse ariko kandi nta kindi yazize usibye urukundo agufitiye kandi akazajyana rwo mu gitaka. Ni wemeye ko muhura azakubwira n'amavuko y'iyo nkuru yabatanije. Maze uzagende mwibanire n'uw'Imana yaguhitiyemo ngo wazipfira nta wundi akunze bibaho. Ubwo rero ubutumwa yari yampaye. Todeta wanjye. Todeta aracyankunda. Todeta arantegereje. Ntacyo agomba kunsobanurira na gito. Byose nabimenya ahubwo uzabisobanura n'ikinyoma watinyutse kwica abantu babiri. Yo gacirwaho iteka. Agapfa nabi. Avandimwe inshuti niba mushaka kubaho neza. Mukubaka rugakomera. Mukabana n'inshuti zanyu. Ntimwumva amabwire.
andi bazunga amabwire koko burya sena nyinshi atanya abanywanyi yicisha benshi twe tubonye isomo hakiri kare tuzarwubake turi maso kama hanga n'ubyibagiwe burya mu buzima ingorane zibaho dore ndabona n'abavandimwe bageze hano ahubwo haguruka usuhuze mushiki wawe dore ngo uyu ndabona yahageze uraho kanki yeza kuze yaje kangi namahoro ngo mutumye nane namutumye kore ibyo kuzimanira iyo musiki wacu wiriwe mwana wanje ndabona nabo dukorana nabo bari mu nzira bari kuza ndabona baje da urakeka ko barimo baza ubusore bari mu ndumva imirindi hari hanze